Hello guys rero amahitamo ni ayanyu, dore filime igeze ahantu iryoshye nk'uko namwe muri kubyibonera. Ni ibibazo bibiri mugomba kubinsubiza neza, amakomenti araba menshi niyo tuzakurikiza. None se guys, namwe ko muri abantu bakuru kandi ko muri kureba ukuntu bimeze ibya Aime na Ivy ndetse na Alex, kandi ko mwabonye ko Aime ari mukuru wa Ivy, ese koko guys ubu ngubu ikinzanye aha ngaha ni ukubahitishamo, ndabahitishamo ibintu ibyo bibiri, ari kwa Tony n'umugabo we ndetse no kwa Ivy no kwa Alex hamwe na Aime. Tugiye guhera kuri Aime na Ivy ndetse na Alex. Guys, koko namwe ko iyi filime mumaze kwireba igihe kinini, bitewe n'ukuntu mwabibonye, mwabonye ukuntu Aime akunda Alex, mwabonye n'ukuntu Ivy akunda Alex. Ese mushaka kugira ngo Alex azabane nande? Ari Aime na Ivy? Turagira ngo mutubwire umuntu ari Aime na Ivy, mutubwire umuntu uzabana na Alex, tubikore nk'uko namwe mwabyiboneye. Mwabonye ukuntu Ivy amukunda ndetse n'ukuntu Aime amukunda, mutubwire uburyo bizagenda. Guys rero igisubizo ni icyanyu, turabategereje muri comment. Twagiye kwa Tony. Ese koko guys, wowe iyo witegereje neza ukuntu Tony yapanze na Gigi kugira ngo ashaka divorce, bitewe n'ukuntu petit frere w'umugabo wa Tony, uburyo petit frere wamuciye inyuma, hanyuma Tony abona atakuramo inda, asaba nyine apanga imipango yose kugira ngo atandukane n'umugabo we. Ese tuzabikwere gute? Hari ukuntu tugiye kubikora tubona byabayemo akavuyo, ariko amahitamo ni ayanyu. Tubipange Tony azafatwe agende guca imbokoboko, cyangwa se tubipange nyine bizarangire nyine atandukanye n'umugabo we, cyangwa se tubikore azasurane n'umugabo we. Amahitamo ni ayanyu rero. Twagiye kwa Nyirankotsa. Ese guys, ese koko Nyirankotsa we tubikore gute? Tuzamuhuze no kwa Ivy kugira nyine ngo za miliyoni 3 azibone, kwa zira miliyoni 5 azibone, cyangwa se tuzamwihorere asibe nk'uko yafashe Aime nabi? Guys, njye numva icyaba cyiza ari uko twamureka. Buriya bajya bavuga ngo iyo ukoze icyaha ntugire ingaruka, ngo urashokera ukajya ubikora n'abandi. Reka tubikore, izo miliyoni 5 zimunyure mu maso, azibure bitewe n'ukuntu yareze nabi, hanyuma nawe azamenya agaciro k'umuntu, azamenya agaciro k'umuntu da. Ese koko ubundi guys, ngiye kubona shira ariko ntimubivuge guys. Ese wari uzi ko uriya musore bita ngo nimba ari Bizimana wagiye kwa Nyirankotsa, wari uzi ko nawe azabona ababyeyi be? Muzi neza ko yabaga kwa sogokuru we, baza kumufunga, sogokuru we arapfa, ari muri gereza. Kandi urabizi iyo uri muri gereza, niyo umubyeyi wawe yakitaba Imana, ako ntabwo mbikwifurije, natangaga urugero, ntabwo bakurekura. Guys rero kugira ngo mukurikirane iyi filime akantu ku kandi, ibyiza biri imbere guys, ibyiza biri imbere cyane. Ariko Nyirankotsa nawe ari kubona isomo, uriya mutipe azamufata neza, kandi mwabonye ko ashaka no kumugira umugabo. Ese mama, mwabonye ukuntu ari kumuryoshya. Ese ubundi ko agiye kwibonera ababyeyi be, azamugira umugabo hehe? Ababyeyi be ko batuye muri Canada, bazaza baje kumushaka nk'uko Aime byagenze, ababyeyi be baje kumushaka bavuye he? Muri Amerika. Guys rero ndabakunda cyane, mbaza ku mutima. Niba utarakora subscribe yikore,
hanyuma twikomereze turebe filime zacu nk'uko twayiteguye. Murakoze. Sorry, ntarasoza. Niba ushaka gukina filime twandikire kuri 0790300842 hanyuma twikinire filime nk'uko twabipanze. Niba ushaka gukina filime hamagara iyo nimero.